Turi abana mwige mu minuze ntago leta ariyo yavuze ngo abana nibajye gukora ibintu bibi baterwa indara abana amashuri bayakikize oya twaba tuvuze ibinyuranye n'ibyo leta yateguriye abana ahubwo yabateguriye ejo heza bo biteguriye ejo habi. Rakoze abana mwige mu minuze ntago leta ariyo yavuze ngo abana nibajye gukora ibintu bibi baterwa indara abana amashuri bayakikize oya twaba tuvuze ibinyuranye n'ibyo leta yateguriye abana ahubwo yabateguriye ejo heza bo biteguriye ejo habi. Rakoze rero abadukurikiye nkuko muri kubikurikira abana ba mama bagiye babitubwira urubyiruko twe kwitwaza uburenganzira kubera ko nyine ahubwo nubundi leta ijya kubishyiraho nuko abonaga ko hari ababyeyi benshi barenganya abana kusanga umubyeyi niba ari umusinzi araza akakubita umwana hafi kumwica rero ijya kubikuraho nuko yabonaga ko nyine hari ababyeyi bagendera muri uwo murongo umwana akaba yabigenderamo ariko nanone nkatwe nk'urubyiruko ntabwo uburenganzira twahawe ari ubwo kugira ngo tujye dutaha amajoro kuko ntawe tuvuga tujye mu busambanyi no mu biyobyabwenge abantu batwara inda nawe rubyiruko ubikora uba wicezeho hazaza heza hawe bituma nta kintu ugira gute ugeraho. Reka tubaze no mubyeyi ikindi kibazo none se mubyeyi birashoboka wenda ko dufite n'ikibazo cy'ababyeyi kuko rana nka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubona ko mbere yaho abana babaga mu miryango abantu hafi ya bose uwo wasangaga ari imfubyi ku babyeyi bombi ni bake cyane imiryango yabaga igihari ariko bitewe n'ibyago twageze iby'amahano yabaye mu Rwanda ya jenoside yabaye 94 ikorewe abatutsi abana benshi babaye imfubyi kuko ababyeyi benshi gihe barapfuye nuko hapfuye n'abana abandi barahunga bahera mu buhunzi ku buryo usanga nyuma ya jenoside rero abana benshi bibana bigenga baba mu tugeto bamwe batagira n'imiryango ese hagari mikeya abana benshi bigenga bakimenyera ubuzima bwabo tubona ko wenda icyo gitsura cy'ababyeyi hari umubare munini w'abana batagifite icyo gitsura cy'ababyeyi kubera ko abana benshi badafite umuryango mubona hari icyo byahungabanyijeho. Ibyo byaragihungabanyije nk'umwana wari ufite ababyeyi akaba nta babyeyi afite urumva ntago afite umuyobozi wamuyobora arigenga nyine yahura n'undi mugenzi we babana babiri umwe ati nzajya nzana 5 tube muri iriya nzu undi ati nzajya nzana 2 tuyibanemo nabyo byaba ingaruka ariko dusubiye inyuma twasanga atari ingaruka zo gutuma abana bacu barengana mwene kwa kageni leta kuko ari umubyeyi nayo yari yabashakiye ayo mashuri nta mwana utiga nta mwana utari mu murongo mwiza wa leta ndetse hari n'ababyeyi benshi bitanze bakajya bafata nk'abo bana Imana ikagenda izigama umuntu agahura n'undi ntago byakabaye urwitwazo rw'aba bana ahubwo icyo twumva cyo nuko aba bana nk'umwana w'umukobwa akajya muri geto afite imyaka 14 akajyanamo n'umuhungu ufite 15 urumva ko ibyo bintu birababaje rwose bakagenda nyine urumva iyo bageze muri ayo mazu nta bindi bakora rero nizanda amashuri bakayavamo bahagaritse amashuri bahagaritse ubuzima niho harimo kuva abana bakabashyira ahantu hatakwiye bamwe bakabajugunya hirya no hino kubera yuko bababyaye ariko ntibabasha kubarera bababyaye ariko ntibabasha kuzabarihira amashuri bababyaye leta rero iracyafite umurimo ukomeye cyane ariko dufatanyije nayo n'abantu natwe dusenga nk'ababyeyi tungana gutya twari dukwiye gukumira ibi bintu tukanasenga tukinginga aba bana hakabayeho inkunga zabo bwite hakabayeho amateraniro yabo bwite tukabahugura tukabereka umurongo ngenderwaho tukababwira kirazira kandi koko kirazira ntago umwana wa 15 n'uwa 14 bashobora kubyara undi mwana namwe murumva ubwo buzima nabo bari abana arakoze mama wacu ariko kuri ako kantu warogarutse ati hakabaho amateraniro yabo bwite nanjye mbona icyo kibazo njye ngira iryo shyaka sinzi bari njye nyine ariko nkumva nanabisengera abantu b'urubyiruko bafite mu myaka za 10 cyana 30 bari mu myaka yo kubaka batubatse ubona hari ukuntu nyine batuyumva mu bandi ugasanga niba habayeho n'amateraniro hari abajya mu bana hari abajya mu bubatse
no mu bakuru ugasanga ari ikindi cyiciro cy'abantu barengeje imyaka yo kubaka ariko batubatse bumva ko itorero ryabaheje urumva wa mugani wawe ni abantu bo gusengerwa n'itorero ryakabaye rigira ukuntu ribitaho. abo bantu bakwiye kwitabwaho cyane ndetse bagahamagarwa mu byiciro. aba bantu njye nanabita inararibonye kuko niba uri mu myaka 35 utandukanye na wa mwana wa 12 utandukanye na wa mwana wa 15 ahubwo nkawe mukuru wabo tugiye tugira ibyo aya materaniro tukagira ibyo biganiro tugahamagara ba bantu bakuru tukabahuza na ba bandi batoya bashobora kubarera ahari nabo bakagera muri iyo myaka kandi badasitaye nta kintu bangije kuko nabo ngabo baba barahageze kandi birinda bambaye umubiri nk'uko nabo abandi bawambaye. Nicyo twumva badufasha. Murakoze cyane umva ko nta rwitwazo ariko dufitemo urubyiruko rwagiye rwirindira mu myaka 30 na 40 abo bantu bitabweho basengerwe kandi bajye begera barumuna babo babagira inama. Urumva ko abantu barahari nta muntu uri ahantu atagerwaho n'umuryango ku buryo cyangwa se n'undi muntu mukuru kuryamugira inama ku buryo imyitwarire mibi umuntu yakwitwaza yuko atabonye inama cyangwa atabonye abamufasha. Imana ibaho umugisha rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro. Reka twongere tubaze na Manisia hari ikibazo ushaka kumubaza ariko tuzakiganiraho neza mu kiganiro cy'ubutaha. Turashaka ko tuzakora ikiganiro cyo kuri jenda kuko ikintu cya jenda nacyo ubona ko ni ikibazo kiremereye umuryango kuko kera umugabo yarabaga ari umutware w'urugo ugasanga nyine umugabo ni umukuru w'umuryango. Ubu rero hakimara kuzamo jenda uburinganire umugore n'umugabo bakitwa ko bareshya usanga abagore bamwe nyine barazamuye intugu yego si bose hari abakristo bagikurikiza umuco ariko hari benshi bazamuye intugu ugasanga n'abagabo nabo benshi barivumbuye bumva ko barenganye ugasanga nyine bitera amakimbirane no kutumvikana mu muryango. Wenda n'ikindi kiganiro tuzakora ariko se uyu munsi twara mu kiganiro cy'urubyiruko abana b'abakobwa baterwa inda batarageza imyaka ego hari n'abayigejeje cyane n'abakuru baterwa inda zitateganijwe ariko ikiraje ishinga leta cyane kibangamira ubona ko isa nkaho yaburi igisubizo ni cy'abana b'abakobwa baterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure. Njyewe mbona imbaraga leta ishyira mu bihano kuko ubu imyaka igeze kuri 25 n'amahazabu abana babashyiriyeho uburyo bwo kujya kwa muganga bwo gutabaza mbega abana babashyiriyeho uburyo bwose bwo gutabaza n'ibihano bikomeye ku bantu batera abana inda. Aba bana kuki nabo batakwegerwa bashishikarizwa kwirinda. Aba bakristo birumvikana babagewe inama za gikristo aho basengera bagira n'amahirwe yo kuba ababyeyi baba ari abakristo bakabagira inama bakabyirinda kuko bazi ko ari n'icyaha ariko turi no mu kiganiro cy'umuryango kandi ibiganiro bizakurikirwa n'abantu bose ntago ari abasenga basa n'abari abana kuki nabo batabagira inama ngo babumvishe ko icyo kintu ari kibi babashishikariza kukirinda cyangwa se niba bikorwa kuki icyo kibazo gikomeza kuremera babica amazi bigenda bite? Murakoze cyane ko mijambo kuri icyo kibazo rero rwose leta nta kibitakoze ikora iyo yakoze ibyo ugomba gukora kandi usibye na leta n'itorero ryaryo ryose rirabashyigikiye rishyiraho amateraniro y'abana ishyiraho ay'urubyiruko amateraniro yose ay'abagore abaho ay'abagabo abaho ahubwo bo ubwabo nibo binanirwa abana bashaka kwigira abasitari ntibashaka gukozwa inama ntibashaka kwigizwa ntibashaka kugirwa inama ntibashaka kujya mu nsengero ntibashaka kuyoborwa bashaka kuyobora. Ubwo rero leta nta kibitakoze niba mu muganda batanga n'ibiganiro bakagira inama urubyiruko rwinshi rushaka kujya mu muganda ntibashaka kujya mu nama. Niba mu iteraniro umushumba agira inama abakristo akagira inama urubyiruko aranarushaka rwishaka rubura. Ubwo rero hamwe n'ibyo usibye igisubizo aho kiri ni ugusenga Imana kuko ni ifite igisubizo cyananiye abana b'abantu. Nta kindi gisubizo nanjye nabona usibye ko ibyananiye abantu ku Mana birashoboka. Icyo tuvuga rero no kuvuga ngo twebwe abasenga twongera amasengesho dusengera urubyiruko rw'igihugu kuko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu n'imbaraga z'itorero. Ikindi nkawe mukuru wabo ubigire muri uruhare cyane ushyiremo imbaraga urubyiruko rugira inama aho ruri hose. Murakoze Imana ibahumugisha. Barakoze bano babyeyi turabakunda nkuko bisanzwe. Ni Evangeliste Callixte Nzaramba turi mu kiganiro kuri Mukandengwa Niza TV. Twari turi mu kiganiro cy'umuryango ariko cyane cyane twaganiriye ku rubyiruko rwo muri iyi minsi batubwiye ko mu gihe cyabo bitondaga wasangaga ababyeyi bumvira inama z'ababyeyi
ariko banatwereka ko urubyiruko rw'iyi minsi atari ukwitwaza ko abenshi badafite ababyeyi kubera ko babona babagira inama. Abenshi bari mu matorero aho basengera, itorero rishyiraho inama, rifite amayekoro de demarche, batanga inyigisho mu bana, bagatanga inyigisho ku rubyiruko, ugasanga leta nayo ishyiraho ingamba zirengera urubyiruko n'izirufasha, ku buryo rero urubyiruko aho bigeze twikubita agashyi. Nta kintu cyo kwitwaza, ni ugushaka kwigira ibyigenge no kunanirana by'iyi minsi. Ariko icyo nababwira ni uko iyo witwara nabi uba wangije ejo hazaza hawe heza. Natwe twagiye tubaho, nanjye ngejeje imyaka 40 ibiraho mikeya, ariko ndacyabanye n'Imana iracyandinze. Rero iyo witwaye nabi wanginza ahazaza hawe heza. Rero Imana ibaho umugisha. Reka dusoze tugana ku nama noneho, twagese noneho uru rubyiruko rw'imisi murarugira nama ki? Ese ababyeyi babo murabagira nama ki? Umuntu ufite uyu mwana unaniranye abyitware mate, amusengere se amugirize inama? Reka tugane ku musozo w'ikiganiro tugira inama uru rubyiruko n'aba babyeyi barufite. Tubanze twumva mama wacu bazizane, hanyuma turasoza na mama Niziye. Murakoze cyane. Inama twaha abana bacu b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, inama nyamukuru twabaha cyane niyo kubabwira ngo nimuhave mwe kugira nabi, mwe kugira nabi, amahirwe yanyu ari imbere. Impamvu ibi bintu bigenda byangirika abana bakagenda bamera nabi, nta mwana ugishaka kwicarana n'umubyeyi. Karinde niyo bashakanye n'uwo mugabo hungu n'umukobwa, ukababwira uti mwabana mwe ibi bintu mwakoze ni ibiki, barakubwira bati reba ibyawe bikureba, ibi ntibikureba. Ibyo rero bigatuma nabyo kubabwira izo nama ntitubabasha kubafata ngo tubabwire inama. Niho hava rero ibyo bintu byose. Iyo batwemereraga bizagenda bite niba batumva no kubasengera gusa tukabereka inama? Abana ntago bumva, ariko kubera gusenga no kwinginga yabaremye bashobora kuzagera aho bakumva. Kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo, kuko iyo barimo bajyayo bamumva bari mu murongo, ariko iyo bavuyeyo barumva. Uzagira ikibazo azajya yumva. Ubwo rero tugiye kubasengera, kandi Imana dusabe ngo rwose nibadufashirize ihagarikira aha, abana bacu bongere bumve inama z'abakuru. Kera babwiraga umwana uti inzira ntago ariyo, akayireka kuyicamo, ariko barayinyuramo ahubwo akayinyuzamo n'abandi. Ntabwo rero ni ugusenga tubagira inama. Mbese tukavuna mama Niza nawe atanga inama kuri aba bana n'ababyeyi babafite. Murakoze cyane ku ijambo. Inama najya rero nta kindi usibye kubagira inama aba bana bacu kugira ngo bakire Yesu ababere umwami n'umukiza. Kuko iyo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza akabayobora, abarinda ubusambanyi, abarinda ubusinzi, abarinda kujya mu bigare, abantu bigira mu murimo w'Imana. Ko nk'iyo ubonye urubyiruko rwakijijwe rugakizwa neza, rutabivangavanga, ubona ari abana beza. Nubwo tuvuga urubyiruko ntago ari bose, ari abantu urubyiruko rufite umwifato mwiza, ufite indangagaciro z'ubunyarwanda, z'urubyiruko, ukabona barahesha agaciro ababyeyi, nabo ubwabo bakihesha agaciro, bagahesha igihugu agaciro, bakagihesha itorero agaciro. Nta handi rero ni uguca bugufi bakubaha Imana. Utubashye Imana ntubaha n'umubyeyi, ntubaha abayobozi. Hamwe n'ibyo rero ni ugusenga buva ku Mana. Yego, kugira ngo Imana idutabarira abana, kuko bimeze gutyo ntago n'abyaho bari hose ntago bishima. Abashumba mu itorero ntibishime, babona urubyiruko ruri kwangirika, igihugu ntago abayobozi b'igihugu bareba ngo bishime. Bari ibibazo iyo babona bafunga abana bagira bate bananiranye, hagenda imbaraga nyinshi z'igihugu. Ariko nyamara buri aha twakongera amasengesho n'urubyiruko rwacu rugashaka kuba mu nzu y'Imana, byaba byiza cyane. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana ibaho umugisha abana babyeyi. Twagiranye ikiganiro cyiza, kandi urubyiruko aho muri hose ngira ngo mwumvise, ndetse ntabwo ari urubyiruko gusa n'ababyeyi mufite abana bana mwumvise icyo gukora ni ukubagira inama, ariko nyuma y'inama mukanabasengera cyane, kuko Imana ishobora gukora
ibyananiranye ku mwana wawe ibyo utashoboye agasuzugura gusuzuguye ukumubwira ntiyumve agakora ibinyuranye n'ibyo wamubwiye ushobora kumusengera Imana igakora igitangaza kuko Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura uwo mwana wawe akaba umwana mwiza kandi nk'uko mama Neza bivuze koko dufite urubyiruko rwitwara neza rurahari abavuga ubutumwa barahari abateye imbere barahari bafite indangagaciro n'imyitwarire myiza rero urubyiruko twigire kuri abo bakuru bacu bitwara neza natwe twitware neza kuko iyo witwara nabi ubangiza hazaza hawe heza rero Imana ibaho umugisha reka kino kiganiro tugisoreze hano tubashishikariza n'ubundi gukora subscribe na share na comment na like kuri iyi channel ya Mukandengo Anezia TV kandi Imana izajya ibaho umugisha reka n'ubundi tugana ku musozo dusabe bazizane asenga Imana asengera aba bana kugira ngo Imana bagire neza ndetse asengere n'ababyeyi bafite aba bana kugira ngo nabo bagire kwihangana no kubasengera n'ibyiringiro yuko Imana izabigenza neza Imana iduhana umugisha urakoze Mana urushobora byose niryo zina ryawe tukuzaniye abana bacu b'abahungu tukuzaniye abana bacu b'abakobwa Mana tubona ko ari wowe wabagiraho uruhare rukomeye cyane kandi tubona ko ari wowe wababashisha Nyiringabo Imana ibyo ababyeyi bananiwe gukora wowe wabibakorera Mwami Imana inama tutabaha ngo bumve wowe wazibaha turabashyize mu maboko yawe rero kandi turabashinganishije Uwiteka uyu mwanya nubakire mu bawe nubakire mu mugabane wawe mu izina rya Yesu Kristo batanye bagarure Mwami Imana Nyiringabo abagenda nabo bahindure izina ryawe rihimbazwe kandi aba bana reka babere umucyo igihugu cyacu cy'u Rwanda reka babere umucyo umuryango reka nabo ubwo bibera umucyo Mwami Imana Nyiringabo tuzarushaho kuzura amashimwe kandi gutyo ababyeyi babo bana bacu Mana nibagihinduka natwe tuzagira amashimwe yo kugushima urakoze rero kubyumvishije kandi ubidukoreye ku bw'izina rya Yesu amen turabashimiye mwese abari bakurikiye kino kiganiro tugipfundikiye hano tubararikira ko turi kumwe mu bino biganiro by'ubutaha kuri channel YouTube ya Mukandengo Anezia TV haca ibiganiro bitandukanye ubuhamya indirimbo ivuga butumwa ariko n'ibiganiro nk'ibi byuje inama tubararikira ko n'ubutaha tuzagaruka mu kiganiro cya agenda kugira ngo nabyo turebe impamvu ngo ziri gusenyuka icyo twagiraho inama mu muryango n'ubundi kuko dukahamagara kubaka societe cyangwa umuryango nyarwanda mu buryo bw'agakiza ariko no mu buryo bwo kubaka umuntu w'inyuma mu buzima busanzwe nkuko mu Gatolika bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima kugira ngo dutunge agakiza ariko n'ubundi n'imibiri yacu itari mu biyobyabwenge itari mu busenzi no mu busambanyi ahubwo dukishijwe dufite imyitwarire myiza n'indangagaciro nziza rero Imana ibaha umugisha turi kumwe murakoze cyane